kano kanya tumaze kwakira yuko umwami w'Abamugara Empire amaze kugera mu murwa, kandi rwose nta kindi kimuzanye, azanywe no kwangiza ibyacu byose, ingo zacu ndetse n'insengero zacu. None se ni ukubera icyo udashobora kwibwira Siri ibigendanye n'ibi bintu? Kubera yuko ntago nizere uko ateye kose, nta nubwo nizera imikorere ye. Ku rundi ruhande barimo barabwira umwana w'umukobwa bati rwose Gikomangomakazi Joda, rwose nta kuntu dushobora kuba twahagarika Gerard. Ku rundi ruhande nanone umwami arimo arabwira umwamikazi ati umwamikazi Mahivati, nta kuntu rwose twahagarika Gerard. Gerard arakomeye n'ingabo ze, rwose uriya mugabo nta kintu atinya, nta na kimwe kiriho kuri iyi si, ndetse n'urupfu rwabwo ntago arutinya. Urumva rero ko tutamukoma mu nkokora. Ku rundi ruhande nanone barimo barabwira bati Princess Joda, uriya mugabo Gerard ntago twamuhagarika kuko rwose ntumwa y'urupfu, nta kintu na kimwe kuri iyi si atinya. Ku rundi ruhande umwami arimo arabwira umwamikazi Mahivati ati uriya mugabo rwose nk'uko turimo kubikubwira, amadayimoni yamushyize mu ishusho y'umuntu, ariko ubundi rwose nta muntu umurimo. Niyo mpamvu rwose ubona bamwe bacitse n'intege zo kuba bamurwanya. Umugore wanjye Mahivati, kugeza na n'ubu rwose ndacyarimo gushakisha umuntu ushobora kuba yamuhagarika, ushobora kuba yagarura Rajput ku murongo, ushobora kuba wagarura izina ry'aba Rajput akarishyira hejuru. Niwe nkirimo ndashakisha. Ku rundi ruhande Joda afite ivu mu ntoki, arimo aravuga ati iri vu ndishyize imbere yawe Mana yacu, buri muntu wese ushobora kuza akaba yakangiza imitako yacu ndetse n'imana zacu, ndakurahirira kuri uriya muntu ngomba kukuzanira umutwe we. Ku rundi ruhande Gerard nawe arimo aravuga ati intara zose zo muri Rajput muri iyi minsi zigiye kuba izanjye zose, ubwami bwabo, ubwiza bwaho ndetse n'imitako yabo yose, byose biraza kuba ibyanjye. Buri kimwe cyose kigomba kuba icyanjye, kandi ndanashaka no kubatwara icyubahiro cyabo kivuye mu biganza byabo. Nzi neza ko rwose uko bivuze ariko bizagenda. Kugeza na n'ubu rwose abantu ntibarabona ukuntu ubwami bw'aba Rajput bukomeye, ariko ndavuga neza ko rwose Gerard Rudin agomba kujya hasi. Ariko Joda, uri umugore, wabishobora gute? Sinzi ko byashoboka. None se Joda, urumva wamugeza gute mu rusengero? Joda nawe ati ndabizi rwose ko abagore dufatwa nk'abanyantege nkeya, yewe ndanabizi ko bigoranye, ariko nzi neza ko bigomba gukunda. Nzi neza ko rwose umutwe wa Gerard Rudin ngomba kuwugeza ku rusengero nkawutura Imana, kandi nzi neza ko ntari njyenyine muri ibi ngibi. Nzi neza ko rwose ndi kumwe n'Imanakazi yacu, kandi wibuke ko Imanakazi yacu nayo ari umugore, yagiye yerekana inshuro nyinshi ko ishoboye. Kuri iyi nshuro rero nzi neza ko igiye gushyira hasi Gerard Rudin. Anko, ese biriya wabyumvishe? Iriya ni Ameri irimo kumpamagara, urimo urumva amagambo arimo aravugwa. Buryo uzi ko nta makuru nari mfite ko iri ryari itangiriro ry'inkuru, ariko se ni gute nagombaga kubimenya? Nanjye ntabwo nari nzi ko ari uku nguku aya mateka agiye kuba yatangira. Princess Joda, n'ibiki bibaye? Ni Moti agiye kwitwika ari muzima. Moti, hagarika ibyo bintu byose urimo gukora. Joda yafashe itaka rimena kuri Moti kugira ngo abashe kuba yazimya umuriro. Moti rwose oya, Moti n'ibiki ushakaga gukora? Njye mundeke ngende, njye rwose mundeke ngende. Mundeke rwose nipfire, ndumva nta kintu na kimwe rwose cyatuma mbaho. Rwose nupfa nanjye ndumva nakiyahura. Moti, njye nawe tuba hamwe, tugomba rero gupfana. Moti, kubera iki rwose ugomba gukora ibi ngibi? Moti, kubera iki utagomba kwihangana kugeza kwirangira? Kubera iki rwose wumva ugomba kwiyahura? Ni ukubera iki? Ese ni ikihe kindi nakora? Gikomangomakazi cyanjye, urabona ari ikihe kindi nakora?
ko rwose namaze gukorwaho n'abanyabyaha. Urareba ugasanga ari nde ushobora kuba wazandongura akangira umugore. Nta kindi kintu nshobora kuba nakora rwose, ndeka nipfire rwose. Moti, njyewe nawe rwose turi inshuti, kandi rwose inshuti igomba kuba iri hamwe n'iyindi. None se rwose kubera iki wumva utabaho kubw'inshuti yawe? Moti, ubaye iki Moti? Uyu munsi rwose uwakoze iribara, uwakoze aya mahano wese agomba kubiryozwa. Kandi rwose ndamya ntashidikanya ko ibi byose byabaye, byose uko bingana, bigomba kuza kurangirira ku muryango w'Abamgal Empire. Niho bigomba kuza kurangirira. Kandi nanjye ubwanjye niyemeje rwose ko ntagomba kuza gucika intege. Nzi neza ko nanjye ubwanjye n'imbaraga zanjye zose uko zingana ngomba kuza kurwana mpaka tugeze ku muryango w'Abamgal Empire. Kandi nzi ko Imana ziri kumwe natwe. Kandi rwose uyu mugabo wabikoze nta cyubahiro akwiye, agomba gutwikwa akamera nk'uko Moti yaragiye gushya inshuti yanjye. Uyu mugabo wamuhemukiye nta cyubahiro akwiye cyo kuba yashyingurwa neza, nawe agomba gushya kumva. Ndakurahiriye aho uri hose nta mahoro ugomba kugira. Joda rero ukunda ubwoko bwe cyane ndetse n'igihugu cye, urabona ko rwose yarakaye umujinya ari wose, ndetse yiteguye nawe kuba yakinjira mu rugamba akarwanirira ubwoko bwe ndetse n'igihugu cye, cyane inshuti ye magara Moti. Nubwo ari umujakazi we, ariko rwose aramukunda cyane ndetse amufata nk'inshuti ye magara. Ni muri urwo rwego rero Joda yiteguye kuba yarwana. Ku rundi ruhande Jalal ndetse na onkere we barimo barinjira mu mujyi. Jalal rero wakundaga gusenga cyane, amasaha yo gusenga arageze, nawe nibwo agiye ko yakegeriza Imana, dore ko nari mu rugamba rutamworoheye. Nubwo rwose ari indwanyi y'akataraboneka, akaba avuga ko nta mutima agira, ariko rwose Jalal iyo bigeze ku isaha yo gusenga ntashobora kuba yayiteshuka, ndetse nta n'icyamukoma mu nkokora cyatuma rwose adasara. Jalal rero wari urimo gusara yarasaye rwose, ndetse aza kugera ubwo arasoza. Barasohotse bageze ku muryango, nibwo bagiye kujya kubona babona arahagaze, ndetse ntiyagira n'ikintu avuga, bose baramwitegereza. Nibwo rero onkle we Behram yamubazaga ati, ni ikihe kibazo Jalal? Jalal nawe aramusubiza ati, Uncle Behram, banyibiye inkweto zanjye rwose, dore bazibye, ntazo urimo kubona hano. Inkweto zawe bazibye? Inkweto kuziba burya bavuga ko ari amahirwe mabi, ubwo rero rwose ndumva wabyihorera. Jalal niko kumusubiza ati, zamaze. Inkweto niba zari amahirwe mabi byari ibyanjye, byose byari ibyanjye, ntabwo nkeneye ko inkweto zanjye zibwa. Inkweto zanjye ndazikeneye, nubwo yaba yari amahirwe makeya, byose ni ibyanjye. Ibyo ari byo byose cyaba cyabaye, ntabwo abantu bemerewe kuba batwara inkweto zanjye, nta burenganzira bafite. Kuko rwose kuba wafata inkweto zanjye ni nk'uko wafata ubuzima bwanjye, ni nk'uko rwose waba watwaye ubuzima bwanjye. Ubwo rero rwose ntabwo biri bugarukire hano, nta nubwo binumvikana. Ntabwo ari ikintu cyoroshye kuba umuntu yatwara inkweto zanjye. Onkle we Behram niko kumubwira ati, rwose ibyo uvuga nanjye ndabyemera, niko kuri rwose, ariko se izi nkweto zawe uraza kuzibona gute muri uru rusengero rungana gutya? Kubona ko ino musigiti ari munini cyane, urabona inkweto zawe uri buze kuzibona gute? Ndaje nkwereke uburyo ki ngiye kuzibona. Nimufunge imiryango yose y'umusigiti maze mbereke icyo ngiye gukora. Uncle Behram wajya gukunda kumbaza impamvu nkunda gushyira perfume mu birenge byanjye. Uyu munsi rero nibwo
akamaro k'ibyo bintu nakundaga gukora ugiye kukabona. Uwaba wibye inkweto zanjye wese araba afite perfume yanjye ku birenge cyangwa ku ntoki ze. Mwami rwose mbabarira, ntabwo nigeze niba inkweto zawe. Muri ako kanya Gerard niko kuhita amufata, aramubaza ati ushobora kuba watwaye inkweto zanjye ariko nanjye ndibuze gutwara ururimi rwawe. Rwose mwami ntabwo natwaye inkweto zawe, nta nubwo nanabitekereza. Inkweto za Gerard zahise ziboneka, niko kuhita asaba imbabazi ati mbabarira rwose, mbabarira, ntabwo rwose nzongera gukora ikintu nk'iki. Gerard aramusubiza ati biragaragara rwose ko abantu bakunda inkweto zanjye kurusha uko bankunda. Izi nkweto ngiye kuziguha, ariko nanjye ndatwara amaguru yawe yombi. Mwese murabibonye, mwese mubonye yuko nta muntu ugomba kwiba ikintu cya Gerard cyangwa se kuba yatwara ikintu cya Gerard, kuko rwose muzajya mugitwara hanyuma akaba yatwara ubuzima bwanyu. Ngira ngo rwose uru ni urugero rwiza mubonye. Amaguru y'uwari wibye inkweto za Gerard yaraciwe. Gerard niko kuhita avuga ati hanyuma mumufate mumwicaze ku muryango w'umusigiti, ku buryo azajya yita ku nkweto zose z'abantu bose baje gusarira muri uyu musigiti. Iryo tegeko ryanjye rikurikizwe kandi ritangire gukurikizwa kano kanya. Ngahakira n'izo nkweto zanjye nazo zitware maze zibi zawe. Uyu nguyu rwose mureba, aho azajya yicara hose azajya ahora atekereza inkweto za Gerard yibye, ndetse najya no kuvuga iyi nkuru azajya avuga ubudahangarwa bwa Gerard. Rero ndumva ibingibi bikwiriye ko icyo ari cyo gihano agomba guhabwa ku muntu wese ugerageza kuba yakegera Gerard cyangwa se akamukorera ku kintu cye. Kuri Gerard rero kuba yarakase uyu mugabo wamwibye inkweto z'amaguru byari rwose nko kuba yakina n'igikinisho gitoya cy'umwana. Naho ku gikomangomakazi Joda, amarira ya Moti yaramuteye agahinda kurusha uko we yabona rwose hari icyamukase mu kiganza. Mana we, nimurebe Shiguni araje. Kuva Shiguni rwose ageze mu murwa ubu nta kiza na kimwe rwose gihari. Ubu rwose agiye kuvuga ibibi ku hazaza. Ndabizi rwose ubu ngubu turufite ibibazo, nimusenge cyane. Kuva umupfumu Shiguni aje ubu rwose ibibazo byabonetse, ubu rwose nta kundi. Shiguni rero yarabitegereje bose, niko gutangira kubabwira ati ndabizi rwose ko mwese mwabimenye ko nahageze, kandi ko rwose mwese muzi neza ko ndeba ibyo hazaza. Mwebwe muri hejuru yanjye mwese mutangire mwibaze ku hazaza hanyu, aba ariho habahangayikisha. Mureke kwibaza ku miterere yanjye ndetse n'uko ndi. Shiguni rero yabwiye umugore umwe mu bari barimo bamuvuga, niko kumubwira ati dore nk'ubwo wowe urimo uramvuga, umugabo wawe ntuzi aho ari, ndetse igicu cy'umwijima kigiye kugutwikira ndetse n'ukwezi ntikuzakumurikira. Umugabo wawe ari kumwe n'undi mugore. Bose rero baratangaye, batangira kwibaza kuri ubwo buhanuzi Shiguni yari atangiriyeho abwira uwo mudamu. Shiguni urakaza neza, urakaza neza mu bwami bwacu rwose. Turakwakiriye, umeze neza, ni karibu rwose. Isange hano rwose, icyo ushaka cyose utubwire tukiguhe. Rwose turakwishimiye cyane ko uhageze uyu munsi, cyane cyane ko uyu munsi rwose ari isabukuru ya Princess Joda. Ntiwirirwe rwose ugira icyo umbwira, kuko rwose buri kimwe cyose ndakizi, urabizi neza kandi nawe. Kandi rwose ni nayo mpamvu ndi hano. Ndishimye cyane rwose ko uri hano, ndetse ndashaka no kukwereka ko nishimye ku buryo butangaje. Ndakwinginze rero ngwino njyewe nawe tujyane maze mbikwereke. Ariko buriya bagiye kuvuga ibiki we? Buriya urabona byoroshye?
ndakwinginze rwose akira ibi ngibi, nzi neza ko rwose biri bugushimishe. Amafaranga wifuza uzayabona, ariko rwose sintekereza yuko azaguha buri kimwe cyose. Rwose ndakwinginze akira ibi ngibi mbere yuko utangira kureba mu hazaza ha Joda. Nakubwiye amafaranga wifuza sinzi ko azaguha buri kimwe cyose. Rwose ni impano ndimo ndaguha, ntabwo ari ikiguzi. Rwose Joda ahazaza he ni heza cyane, kandi rwose Joda azaba umwamikazi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma se rwose watubwira ubwami umugabo wa Joda azaba avuyemo? Byaba ari byiza rwose kuko byadufasha. Ahazaza ha Joda ndetse n'ahazaza ubwami bw'aba Rajput bufatanye n'ubwami bw'abamugara, niho hantu rero Joda azashyingirwa. Kandi nk'uko nabikubwiye, ahazaza ha Joda ni heza, kandi rwose Joda azamenyekana mu Buhinde bwose. Ubuhinde bwose buzamuvuga imyato kugeza imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ibyo bintu ntabwo byashoboka rwose, ntabwo byashoboka. Ndakubwiza ukuri ko Joda afite kuzambuka amazi, isi mwaba mwarabimubwiye. Joda rero azashyingirwa na rwose n'umwami mwanga cyane muri ubu bwami bwanyu. Wowe niwe uzaba umugabo wa Joda. Ntabwo ibyo bintu bishoboka, ntabwo bishoboka rwose. Nuko nguko bimeze. Joda wawe, umukobwa wawe, azashyingirwa n'umwami w'abamugara Empire. Ubwo rero nuko nguko bimeze. Shuguni, kuri iyi nshuro rwose wakoze amakosa. Umwana wanjye Joda wanjye ntago ashobora kuba yazana iryo shyano muri ubu bwami bwacu. Ongera urebemo neza, ntago bishoboka, ntago rwose bishoboka. Kuri iyi nshuro ndakwinginze Shiguni, ongera urebemo neza. Joda wanjye ntago ibyo bintu byamubaho. Shiguni yahise afata amasimbi maze niko kuyenaga hejuru. Shiguni yabwiye mama Joda ati, mwamikazi, ndakubwiye ngo kuri uyu munsi Joda umukobwa wari umaze igihe utabona, uyu munsi ugiye kumubona nivu mu gahanga. Icyo kize kukubera ikimenyetso cy'uko ibyo nkubwira ari ukuri. Ndetse n'umusatsi we uraza kuba rwose usambaguje, uraza kuba atari umusatsi usokoje neza. Kuri uyu munsi nibwo uri buze kubona ukuri k'umukobwa wawe uwo ari we, nibwo uri buze kumumenya. Kandi rwose ndakubwiza ukuri ko Joda azazanira ibyiza ubu bwami. Ntiwirirwe ugira ubwoba, uko niko kuri kwanjye. Ndabikubwiye kandi ntiwirirwe utekereza byinshi cyane. Humura bizagenda neza. Shiguni rero yahise atangira kwigendera. Nibwo umwamikazi mama Joda yahise agenda amwirukankaho, ari nako yari arimo hamagara abantu ati, ndabinginze rwose mwese muri hehe, dore Shiguni aragiye. Kandi rwose ni mu muherekeze agere ku muryango. Ntabwo uyu munsi ari buze kuba ya celebratingana natwe, ni mu muherekeze. None se nukubera iki? Tubwire rwose impamvu natwe tuyimenye, dusobanurire tumenye ibyo ari byo. Shiguni niko kumwitegereza aramubwira ati, nubwo wowe ijisho ryawe warifunga ukarihindura ko rifunze, ukarihindura impumyi, ntabwo bivuze yuko abandi bose ariko bazabibona. Rwose isi yose izabona ukuri. Kandi kuba wakirukana Shiguni ntabwo bivuze ko bishobora guhindura hazaza. Ugomba kujya wibuka amagambo Shiguni yakubwiye uyu munsi. Ndumva ari byo by'agaciro. Nimufunge inzugi zose ndashaka zifunze. Kandi making ashobora ko uyu mugore atazigira na rimwe yongera kugaruka muri ubu bwami bwacu. Ibyo uvuga byose ntago bizigera bibaho, ntago bizigera bibaho na rimwe, ntago bishoboka. None se rwose ni ibiki akubwiye biguhangayikishije gutyo? Nta kintu ambwiye, nta kintu na kimwe ambwiye. Hanyuma ndashaka ko mwebwe mwese ibyabaye hano uyu munsi
ko Shiguni kuba yaje akavuga ko hazaza ha Joda, ndashaka ko bizaguma hagati yanjye namwe. Ibi bintu ntibizigire na rimwe bigera kuri Joda. Ntihazigire havugwa na rimwe ko Shiguni yigeze agera hano akavuga ko hazaza ha Joda. Murimo muranyumva mwese? Umwamikazi Mama Joda Maivati yahise agenda yirukanka, niko kujya kureba hantu ya masimbi yaguye, maze atangira kuyegeranya kugira ngo asibanganye ibimenyetso byose. Ku rundi ruhande nibwo Gerard yari arimo azunguza inkota ye. Nibwo rero Sharifudin yamubwiraga ati, uyu munsi rwose ni iby'agaciro kuba nakugaburira, ariko rwose ntiwigeze ukora no ku mafunguro yawe. Ese haba hari icyabaye kitari cyiza nyiricyubahiro? Sharifudin, ntukajye umbaza ibibazo nk'ibyo. Oya rwose mbwira nyiricyubahiro, rwose mbwira. Sharifudin, ntabwo nshonje inzara yo kurya, ahubwo mfite inzara y'insinzi. Nshonjeye gutsinda rwose, iyo niyo nzara mfite. Ariko niba Fankubera amashaka kuza, nta kibazo rwose, biremewe ko uhamwakiriza ineza yawe. Sharifudin niko kuhita yubama aravuga ati, rwose nyiricyubahiro mushobore kuba mukeneye kuruhuka, reka nigizeyo inkota yanyu. Gerard niko kumubwira ati, Sharifudin, ntuzigere na rimwe ushaka kuba wakora ku nkota yanjye, kuko inkota yanjye niyo agatangaza mu buzima bwanjye. Kandi rwose ntuzigere na rimwe utekereza ko inkota yanjye ushobora kuyikora uko wiboneye. Rwose mumbabarire nyiricyubahiro, nagira ngo rwose mbaze niba hari icyo mwakifuza kuba mwarya. Gerard n'umujinya mwinshi niko kwita afata inkota ashaka kuyimutera. Ese ubundi wafashe ibi biryo akaba ari wowe birya mbere? Sharifudin niko kumusubiza ati, none se ntago umwami akizera ibyegera bye noneho? Sharifudin, nkusabye kurya, ntago nkusabye kuba wabaza ibibazo. Fata rwose ukuguru kw'inkoko maze ukurye nawe. Ndabona rwose ibingibi biraryoshye cyane, biraryoshye kabisa. Ntiwigeze ushuna bwa mbere ku byo naguhaye? Uzi neza ko umubiri wawe wakabaye urambitse hariya? Sharifudin niko kumusubiza ati, ndabizi rwose ko ubuzima bwanjye bushingiye mu biganza byawe rwose nyiricyubahiro. None se mwakifuza kuba mwakinjira mu ngoro mu gihe mwaba mumaze gufungura? Ibintu byose rwose nabitunganyije biri ku murongo. Ntago nshaka kwinjira mu murwa rwose, ndashaka kuguma hano. Ariko rwose uri umwami. Ndi umwami, ariko mbere ya byose ndi ingabo, ndi indwanyi. Ubwo rero ngomba gushyira ibintu byose ku murongo. Sinshaka ko rwose Abarajputi bamenye ko turi hano, kandi sinshaka ko hagira n'umuntu n'umwe ubimenya. Sharifudin, twaje hano twiteguye, ntabwo rero dushobora kuhaba ari Abarajputi amahirwe nabo yo kwitegura.